hanyuma rero kwibona uri ku nyanja ukibona uri muraroba ariko ukabona uri muraroba amafi. Ibintu ni bibiri. Hari uburyo wibona urimo ubundi zikunze kuza mu buryo butatu. Icyambere kwibona uri ku nyanja urimo wawe araje, umugisha wawe ugiye kugaragara, umugisha wawe ugiye kuwinjiramo, umugisha wawe ugiye kuwakira. Noneho hari igihe ubona uyu muntu aguhereza iki gitoki ariko ukabona arakiguhereza ariko arakaye, nubwo gihishije ariko uragihabwa ariko mu buryo uwo muntu yakigwayemo arakaye. Rwango yakiguhereje ariko ukabona ararakaye, bivuze yuko umugisha wawe igihe cyo kuwakira kirageze, ariko usenge cyane. Hari umwuka ushaka kukuriganya umugisha wawe. Nukuvuga ngo hari abantu nubwo uwo mugisha uzawinjiramo ariko uwo mugisha uzahagurutsa abanyeshyari ku buzima bwawe, uzahagurutsa abanyeshyari batangire kurwanya uwo mugisha. Niyo mpamvu urabona uyu muntu araguhereza. Yesu ashimwe. Reka ngusuhuze nkwifuriza amahoro y'Imana, umugisha w'Imana uboneke kuri wowe wakoze subscribe kuri Prophet Emma TV. Imana iguha umugisha, mwebwe tubana umunsi ku munsi muri byukura bagirane tukabana. Imana y'amahoro iguhereza umugisha, kuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri wowe. Mbonye abantu benshi tubanye muri byukura bagirane kandi maje gukorera abantu benshi, imbaraga z'Imana zibonetse kuri bo kandi mbonye hari ugukomera kw'Imana kubonetse. Uyu munsi rero ndagarutse n'ubundi ngo tuganire mu ijambo ry'Imana nkuko bisanzwe bigenda, ariko muri mwisaha yo kubohoka, kuko tugira programme ebyiri, byukura bagirane ya mu gitondo, ariko tujya tugira n'indi programme isaha yo kubohoka. Mu isaha yo kubohoka rero tuganiramo ibintu byinshi, tuganiramo byinshi bigiye bitandukanye, buryo tujya dusobanuramo inzozi, tujya tuganira imbaraga zagiye ziboha abantu zigahambira umugisha wabo. Ariko uyu munsi ndaje ngo tuganire ku nzozi. Hari inzozi ujya urota ariko ntubashe kumenya icyo zisobanuye, ntubashe kumenya icyo zivuze, ntubashe kumenya icyo zirimo zirakubwira cyangwa se aho zirimo zirakwerekeza. Ariko ndagira ngo tuganire kuri izi nzozi, nuzibona umenye yuko umugisha wawe ugiye kuwakira. Hari inzozi ubona ukamenya yuko ugiye gutabarwa, ukitegura rwose, ukitegura ukavuga uti ibyanjye birakemutse, nubwo nari maze igihe ndi ku musozi wo gutegereza ariko ibyanjye birakemutse, ariko ibyanjye birabohotse, ndatabawe kandi nakiriye igitangaza cyanjye. Rero izo nzozi nizo tugiye kuganiraho. Niba warazirose cyane niba ujya uzirota, umenye ngo ubutabazi bwawe burahari, umenye ngo igitangaza cyawe kirahari, umugisha wawe urahari. Menya yuko ugiye kubohoka mu izina rya Yesu Kristo umwami w'amahoro. Reka tubanze dusenge. Njyewe ndi Prophet Emma, umugisha w'Imana nukubonekaho. Reka dusenge. Imana Data, ndagushima kuri Imana igira neza, uri Kristo wabambwe, uri ibyiringiro bizima, uri ibyiringiro bidakoze isoni, nta wakubanjirije nta nuzaguheruka, kuwa uri kera na n'uyu munsi ni kukiri, kuwa koraga ibikomeye na n'uyu munsi ni kukibikora. Nkundira muri ayu mwanya ubane natwe, utugirire neza. Mana, ijambo ngiye kugeza ku bwoko bwawe rigira ahantu ribavana, rigira ahandi ribageza, kandi umuntu wese wari ucitse intege yambara imbaraga, kandi iri jambo rimukomeze, rimuhagurutse rwose. Urakoze ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kanongere nguhe ikaze. Tugiye kuganira kuri izi nzozi, izo nzozi warose, izi nzozi wabonye, zirose uryamye mu bicuku bya nijoro, kuko Imana iravuga. Muri hamwe rero Imana ivugira, no mu nzozi nahivugiramo. Mu nzozi nahivugiramo ishaka kuburira ubwoko bwayo, ishaka kuvugana n'abantu bayo. Rero inzozi ni kimwe mu bice Imana igivuganiramo n'abantu bayo, ni kimwe mu bice Imana igisuriramo abantu, ishaka kubamenyesha amakuru, ishaka kukwereka ibigiye kuba. Kandi igituma Imana ikwereka inzozi ni ukugira ngo uzibere maso. Bibiliya itwereka Imana yasuye umugabo witwa Yosefu. Yosefu imusura mu nzozi, ivugana nawe, bana nawe, iramuganiriza. Muri izo nzozi Imana imwereka ibintu bikomeye. Mu bintu Imana yeretse Yosefu byari ibintu, yarose inzozi z'imirundi ibiri, inshuro ebyiri zose, ariko arota inzozi zasobanuraga icyo bita gukomera. Izo nzozi yarotaga zo gukomera, bwa mbere arota ajyana na bene se, bahambira imiba y'inkwi,
ngo bamaze kuyihambira barayihagarika, ngo bamaze kuyihagarika iya bene se yose iragwa, ndetse harimo n'iya se yose iragwa, ngo usigara uhagaze. Cyari ikimenyetso kigaragaza yuko Yosefu azaba umutware, agatwara bene se. Bibiliya iravuga ngo ariko ngo izo nzoza zirotoreye bene se, ngo bene se baramwanga. Buriya ndagira ngo nkubwire, hari inzozi urota zikaba zigaragaza ko uzaba umuntu ukomeye, zikagaragaza ko uzaba umuntu udasanzwe, zikagaragaza ko uzaba umunyembaraga, zikagaragaza ko uzaba umunyamaboko. Izo nzozi wazirota rero hakabaho kukurwanya. Buriya kenshi abantu iyo bakurwanya si we barwanya, bararwanya iki kurimo, bararwanya icyo uzaba cyo, bararwanya inzozi ziri muri wowe, barashaka kuzica kugira ngo zidasohora. Ariko kimwe cyo, umugambi w'Imana ntuyoba. Inzozi ni kimwe mu bintu bigize umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana wari kuri Yosefu wari uwo kuzaba umutware. Umugambi w'Imana wari kuri Yosefu wari uwo kuzaba umuntu ukomeye. Umugambi w'Imana wari kuri Yosefu wari uwo kuzaba umunyembaraga. Rero Imana y'amahoro irangije ireba Yosefu, ibona ko akwiye kuba umutware. Bibiliya iravuga ngo abibwiye bene se baramwanga, ariko kumwanga nta kindi cyabiteraga, bamugirira ishyari. Imana itugirire neza. Ngarongera rota izindi za kabiri, ukwezi n'inyenyeri byose bimwikubita imbere. Imana itugirire neza. Nazazirotorera bene se, ariko ngo se kuko yari mukuru arabimenya, amenya ikigiye kuba, amenya ukuntu bigiye kugenda. Imana itugirire neza. Arabimenya, maze kubimenya aramucyaha. Imana itugirire neza. Ndagira ngo mvugane nawe, iyo Imana yavuganye nawe kakwereka destiny yawe, abantu bashobora kurwanya destiny yawe ariko ntibazayishobora. Kubera iki? Umugisha nta muntu ujya ubasha kuwutangira. Umugambi w'Imana nta muntu ujya ubasha kuwuhagarika. Abantu bakurwanya kugira ngo bahagarike umugambi w'Imana kuri wowe. Abantu bakurwanya kugira ngo bahagarike icyo Imana yavuganye nawe. Ariko ndagira ngo mvugane nawe, babasha kukirwanya ariko ntibabasha kugihagarika. Haleluya! Ntibabasha kugihagarika. Uyu munsi nzanywe no kuvugana nawe. Niba wararose inzozi zikaza muri ubu buryo, menya ko ugiye kwakira umugisha. Niba zaraje muri ubu buryo, menya ko ugiye gutabarwa. Niba zaraje muri ubu buryo, menya ko ugiye kwakira igitangaza mu izina rya Yesu. Yosefu rero arabirota, baramurwanya, ariko ngo ntabwo bigeze babasha guhagarika umugambi w'Imana ku buzima bwa Yosefu. Za nzozi yarose n'ubundi zaragumye zirakura, zaragumye ziba nini, zaragumye zirazamuka, ziragumya ziraguka. Baramurwanya ariko inzozi ziraguka. Haleluya! Ndagira ngo mvugane nawe, inzozi warose igihe kirageze ngo zisohore. Inzozi warose igihe kirageze kugira ngo Imana y'amahoro izisohoze ku buzima bwawe. Imana y'amahoro tugirire neza. Yosefu baramurwanya kugera ubwo bafashe umwanya ngo igihe kimwe ngo agemuriye bene se. Imana itugirire neza. Ngo aragenda, ngo abagezeho baramureba, ngo bajya inama, baravuga bati reka tumwice. Imana itugirire neza. Icyo barwanyaga nta kindi, barwanyaga za nzozi, barwanyaga wa mugambi. Ndagira ngo mvugane nawe, ntukababazwe nuko abantu bakurwanya. Ntabwo ari we barwanya, bararwanya iki kurimo, bararwanya inyenyeri kuriho, bararwanya umugisha w'Imana kuri wowe. Ntukababazwe nuko abantu bari kukurwanya. Ariko ngo Yosefu, haleluya, ngo bahageze ngo bagambirira kumwica, ngo ariko havamo Benyamini, ari nawe bavaga indimwe. Imana itugirire neza. Burya Benyamini na Yosefu bavaga indimwe kuri mama. Imana itugirire neza, kuko Benyamini na Yosefu bose n'abana ba Rasheli. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero ngo bajya inama ngo yo kujya bamwica, ariko Benyamini aravuga ngo hoya, ni mumujugunye mu mwobo. Ariko Benyamini yaravugaga ati basi nibagenda njyewe ndagaruka nse nkukuremo. Ngo ariko ngo bavuze ngo bamujugunye mu mwobo, ngo havamo Yuda we wakundaga amafaranga, aravuga ati hoya, mureke tumugurisha ahubwo.
Imana itugire neza. Izo zose ni ukurwanya isezerano, ni ukurwanya inzozi. Ariko ndagira ngo mvugane nawe, komeza wizere, komeza ukiranukira Imana, icyo Imana yavuganye nawe. Inzozi warose zizasohora, birashoboka. Abantu bakurwanya, ariko ntuzigere uva ku nzozi, ntuzigere uva ku nzozi, uzagumye ukurikira inzozi. Hari inzozi warose zo kuba umuntu ukomeye, hari inzozi warose zo kwiga amashuri ukayarangiza, hari inzozi warose zo kugira urugo rukomeye, hari inzozi zikurimo zo kuba umunyembaraga. Ntuzigere ucogora kuri icyo kintu, ntuzigere ujya hasi kuri icyo kintu, mu izina rya Yesu. Wenda ngarukiye aho ngaho, Yosefu baje kumugurisha, ko sicyo nagambiriye nagira ngo nkwereke uburyo bumwe Imana ivugana n'abantu bayo, ivugana nabo mu nzozi, kavugana nabo mu iyerekwa, kavugana nabo mu buhanuzi. Ariko inzozi ni kimwe mu gice Imana ivuganiramo n'abantu bayo. Yosefu rero murabizi uburyo yaje kugurishwa, akagera kwa Potifari, akisanga muri gereza nabwo akahahuriramo n'abandi bafite inzozi, nabo akazibarotorera, bikagenda uko yazirotoye. Yosefu aza kwisanga yabaye umutware, Yosefu aza kwisanga yabaye umwami, aza kwisanga yabaye umuntu ukomeye. Rero ndagira ngo mvugane nawe, inzozi warose, zimwe mu nzozi warose Imana ije kuzisohoza. Reka nihute, natangiye nkubwira ngo nje kukubwira inzozi uzarota ukamenya ko umugisha wawe byanze bikunze, umugisha wawe ugiye kuwakira, umugisha wawe, igihe cyawe cyo kwakira umugisha kirageze. Reka ntangirire kuri iki ngiki. Hari umuntu warose cyangwa hari umuntu urota, ukajya kubona ukabona imbere yawe haje umuntu aguhereje iseri ry'umuneke uhishije cyane, umuneke uhishije cyane, ry'igitoki cy'umuneke uhishije cyane, cyangwa se uretse kuguhereza icyo gitoki cy'umuneke uhishije cyane, cyangwa se akaguha igitoki kinini cyose ariko cy'imineke ihishije cyane. Ubwaki gitoki gisobanura isezerano cyangwa umugisha. Noneho kubona ucyakira ariko noneho gihishije bivuze yuko ni igihe cyo kwakira umugisha wawe, igihe cyawe cyo kwakira umugisha, igihe cyawe cyo gusohorezwa amasezerano kirasohoye ku buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo kirahishije. Niba gihishije, icyo ni igihe cyo kukirya. Rugo ngo niba ari igihe cyo kukirya, ni igihe cyawe cyo gusohorezwa amasezerano. Amasezerano yawe arasohoye, amasezerano yawe araje, umugisha wawe ugiye kugaragara, umugisha wawe ugiye kuwinjiramo, umugisha wawe ugiye kuwakira. Noneho hari igihe ubona uyu muntu aguhereza iki gitoki, ariko ukabona arakiguhereza ariko arakaye, nubwo gihishije ariko uragihabwa, ariko mu buryo uwo muntu yakigwayemo arakaye. Ngo yakiguhereje ariko ukabona ararakaye, bivuze yuko umugisha wawe igihe cyo kuwakira kirageze, ariko usenge cyane. Hari umwuka ushaka kukuriganya umugisha wawe. Ni ukuvuga ngo hari abantu nubwo uwo mugisha uzawinjiramo, ariko uwo mugisha uzahagurutsa abanyeshyari ku buzima bwawe, uzahagurutsa abanyeshyari batangire kurwanya uwo mugisha. Niyo mpamvu urabona uyu muntu araguhereza, ariko nubwo arimo araguhereje ariko ararakaye, isura yawe irakambye. Bivuze iki? Bivuze ko ukeneye gusenga cyane kugira ngo uyu muntu abanyeshyari Imana ibigize kure bareke kuza kurwanya umugisha wawe, kuko igihe cyawe cy'umugisha cyageze. Ari n'igihe uzabona umuntu azaguhereza uyu muneke ariko akawuguhereza yishimye, bivuze ko ari igihe cyawe cyo gusohorezwa amasezerano, kandi ayo masezerano azasohora, ntawe uzabasha kuyitambika imbere. Uzasohorezwa amasezerano kandi uzabasha no kwishima. Icyo ni cyo gihe cyawe ugezemo. Imana itugirire neza. Izo nzozi niba warazibonye gutyo, menya yuko igihe cyawe cyo gusohorezwa amasezerano kigeze. Hari undi muntu ugira gutya akaryama karota, ariko karota utwite, ariko iyi nda utwite kayibone utwite. Reka mpere kugutwita. Ubundi gutwita, iyo nda wabonye ntabwo ari inda y'umubiri, ni inda y'amasezerano. Bivuze yuko ni isezerano. Iyo nda yawe wabonye utwite kandi ukabona ari nini, ni igihe, ni inda y'amasezerano, ariko kandi bisobanuye ko igihe cyawe cyo kwakira isezerano ryawe kiri bugufi,
kiri bugufi. Ahangaha nyumva neza, iyo ubonye utwite kandi ukabona inda ni nkuru, kandi mu isi y'umwuka bisobanuye ko igihe cyawe cyo gusohorezwa amasezerano kiri bugufi. Igihe cyawe cyo gusohorezwa amasezerano yawe kiri bugufi. Imana itugirire neza. Hanyuma rero uyu muntu wabonye utwite, ariko hari undi nanone wabonye atwite ariko nanone yibona arimo aranabyara. Ni ukuvuga ngo aho bitandukaniye ni he? Iyo ubonye utwite inda ari nini, igihe cy'amasezerano kiri bugufi, ariko nanone kwibona urimo urabyara bivuze ngo igihe cy'isezerano cyawe cyasohoye. Ni ukuvuga ngo rya sezerano wari umaze igihe utwite, icyo gihe noneho ryagize gute? Rije ku mugaragaro. Ni ukuvuga ngo rije habona, rije ahantu habona. Isezerano ryawe riragaragaye, isezerano ryawe rirabonetse. Imana itugirire neza. Igihe cyawe cy'isezerano kirasohoye. Hanyuma rero ni ryari ugomba gusenga muri izi nzozi ziri aha ngaha. Hanyuma hari ukubona urimo ubyara, ariko ukabona muri uko kubyara kwawe harimo kubabara cyane, urimo urarira, ubona ubanye urimo urarira, unyuze mu mubabaro ukomeye cyane. Ngo ukabyara ariko ngo wanyuze mu mubabaro ukomeye cyane. Bisobanuye iki rero? Bisobanuye ko isezerano ryawe rigiye gusohora, ariko nubwo rigiye gusohora uzabanza kunyura mu ntambara, uzabanza kunyura mu ntambara, uzabanza kunyura mu bintu bikomeye. Uzabanza kunyura mu bintu bikomeye, uzabanza kunyura mu bintu bikugoye. Biragusaba iki rero? Icyo bigusaba ni iki ngiki. Ngo niba wabibonye muri ubwo buryo, biragusaba ikintu cyitwa gusenga. Gufata ibihe byo gusenga. Nubwo iryo sezerano ryawe rigeze igihe cyo gusohora, nibyo ko kubonye uribyara, ariko nubwo waribyaye ryanyuze mu bintu bikomeye. Biragusaba iki rero? Biragusaba gusenga kugira ngo Imana y'amahoro ikomeze kubana nawe, ikomeze kubana nawe, kandi ukomeze girirwa neza n'Imana. Hari undi muntu rero wibona noneho tukiri aho ngaho akaborota arimo ateruye agahinja, akabona ateruye agahinja. Ubundi uruhinja rusobanura umugisha, ubundi buryo bwa kabiri rusobanuramo umwuka wera. Ngo uruhinja rushobora gusobanura umugisha mu buryo bumwe, cyangwa se mu bundi buryo rukaba rwasobanura umwuka wera. Ko ni ukuvuga ngo uru ruhinja cyangwa se uyu mwana mutoya ubundi aho ari ashushanya umwuka wera, ariko nanone umwana mutoya kumubona ashobora gusobanura umugisha ku buzima bwawe. Mu isi y'umwuka hari ibintu bibiri bishobora kukubaho. Mu isi y'umwuka hari ibintu bibiri bishobora kukubaho. Icya mbere, hari umugisha wakiriye mu rugo rwawe, hari umugisha mwakiriye mu buzima bwanyu utari usangwe, mutari musanganywe. Uwo mugisha murawakiriye, mugiye kuwufata, mugiye kuwukikira, mugiye kuwurebesha amaso yanyu. Uwo mugisha mugiye kuwakira. Hanyuma ariko nanone mu buryo bw'umwuka ni izindi mbaraga. Kubona wowe nkawe ni izindi mbaraga Imana iguhaye. Ugiye wakiriye izindi mbaraga, ariko atari imbaraga zisanzwe, imbaraga z'umwuka wera. Kuko ngo bitewe n'uburyo wazirosemo, bitewe n'uburyo wazibonyemo, ushobora kwakira imbaraga z'umwuka wera mu bundi buryo, mu yindi nguni uzisobanuye mu bundi buryo bijyanye n'uko izo nzozi uba wazirose, cyangwa se bijyanye n'uko uba wazirotoreye urimo urazibwira. Imana y'amahoro itugirire neza. Urimo urazibwira. Hanyuma rero kwibona uri ku nyanja, ukibona urimo uraroba, ariko ukabona urimo uraroba amafi. Ibintu ni bibiri. Hari uburyo wibona urimo, ubundi zikunze kuza mu buryo butatu. Icya mbere, kwibona uri ku nyanja urimo uraroba, ariko noneho waroba ukabona nta kintu urimo urafata, cyangwa se ukabona urimo urafata udufi dutoya cyane. Ni ukuvuga ngo icyo bisobanuye ko ukeneye gusenga cyane kugira ngo Imana y'amahoro ikugirire neza, kuko izo nzozi zisobanuye ko imbere yawe hari umugisha, ariko ufite umudayimoni w'umuriganya. Ni ukuvuga ngo ni kwa kundi ubaho mu buzima ugakora, ariko ibintu byose ukoze ugasanga nta nyungu ukuramo. Ni ukuvuga ngo wagiye ku nyanja, wagiye kuroba,
ariko muri uko kuroba kwawe uraroba ariko nta kintu urimo urakuramo, urimo uraroba ariko nta kintu urimo urafatamo. Ni ukuvuga ngo urazana utuntu turi aho ngaho byiza. Rwo ngo ukeneye gusenga cyane kugira ngo Imana y'amahoro, amafi asobanura umugisha, ariko noneho niba uroba ukaroba udufi dutoya bivuze yuko ufite umudayimoni w'umuriganya. Ukeneye gusenga. Niko akundire ukora business ugasanga urashora ariko ntiwunguka, ukasanga urajya mu kazi urakora ariko gukora kwawe nta kintu bikumariye, ugasanga ibyo bintu nta kintu byakumarira, nta hantu bikugeza, nta hantu bikuvana, nta naho bigushyira. Ugasanga urakora ariko ibyo ukora nta gisobanuro cyabyo, ukora ibintu bidafite igisobanuro, ukora ibintu bidafite icyo bivuze. Kuko ngo ukeneye gusenga kugira ngo Imana ifungure irembo ry'umugisha. Ugasanga uracuruza ariko urahomba, nta bakiriya ugira, uracuruza ariko ntujya utera imbere, ntujya uzamuka. Rero ukeneye gusenga kugira ngo icyo uzajya ukora cyose kijye kikubera cyiza. Uburyo bwa kabiri, hari umuntu wibona ari kuroba ariko akabona aroba ariko ukabona araroba amafi apfuye, araroba amafi apfuye, ugasanga urazamura amafi ariko arazamuka agize gute apfuye, ukabibona gutya, ukabyitegereza, ukabireba. Bisobanuye iki rero? Bivuze ko n'isi y'umwuka ukeneye gusenga, ukeneye gusenga cyane, ko hari ikintu kiri imbere y'ubuzima bwawe ariko icyo kintu cyica umugisha wawe. Ni ukuvuga ngo ni kwa kundi wisanga umugisha uza ukagarukira ku muryango iwawe. Ni ukuvuga ngo hari umwuka wica amahirwe, hari umwuka wica amahirwe, wica umugisha wawe, hari umwuka wica umugisha wawe, hari umwuka utsikamira umugisha wawe. Ni ukuvuga ngo urawubona ariko mbere y'uko wakira uwo mwuka urapfa, uwo mwuka urapfa mbere y'uko wakira. Kuvuga ngo uyu mwuka uzi imbere y'ubuzima bwawe. Ni ukuvuga ngo wagiye kuroba ariko ni ukuvuga ngo mu isi y'umwuka ushobora kumbaza uti se ubundi hari umuntu ujya uroba amafi mazima? Mu isi y'umwuka ubundi ukwiriye kubona uroba ariko ukaroba amafi mazima, ariko udakwiye kuroba amafi apfuye. Ukwiriye kuroba amafi mazima, kuko ifi ivuga umugisha ni ifi nzima, ntabwo ari ifi ipfuye. Iyo yapfuye iyo nta kimaze. Ni ukuvuga ngo rero ufite ikintu cy'umwuka wica amahirwe ku buzima bwawe. Ukeneye gusenga kugira ngo Imana igukurireho uwo mwuka. Reka nkubwira uyu mwuka ukuntu ukora. Akenshi usanga ubona amahirwe ariko muri uko kubona amahirwe akaguca mu myanya y'intoki. Amahirwe akaza bakaguhamagarira akazi, wazinduka mu gitondo wajya kugakora ugahura n'abandi bakarangije, ukajya kureba ugasanga hasi ko nari nakiteguye nagapangiye, ugasanga ntibikunda. Rimwe na rimwe ukaba ufite amafaranga akaboneka abayakuguza ariko wayabaguriza ntibayakwishyura, ukaba muri uwo mwuka. Kandi ntugira umwuka wo guhakana mu buzima bwawe, ntuhakana mu buzima bwawe, uhora wemera, ugahereza umuntu amafaranga yawe ntayagusubize, ariko kandi wowe wayakenera, wagira uyasaba ntayaguhe. Hakaba n'uyakwemerera ko azayaguha ariko igihe cyagera cyo kuyaguha uwo muntu akakubwira ati byaranze, cyangwa wanamuhamagara telefone ntayifate. Uwo mwuka nuko nguko ukora. Cyangwa se ukaba uri mu kazi, uwo mwuka rwose ukakuriganya. Rimwe na rimwe hari n'abantu baba mu kazi abandi bagahembwa, we wazajya guhembesha ugasanga we nturi kuri liste y'abahembwa. Byagenze gute? Imashini yaragusimbutse. Usubuka ukitasimbutse abandi igasimbuka wowe. Imana itugirire neza. Ugasanga ubaho muri ubwo buzima bwo guhora wizengurukaho, cyangwa se ujya kubona amahirwe ariko agapfira imbere y'ubuzima bwawe. Ugahora upanga mariage yawe ukayibona, ndetse ukahora ubona abasore baza bakagutereta neza, ibintu ukabona ko biri ku murongo, ariko mwamara kugera ku ngingo ifatika ukabona biranze. Umugisha wawe Satani yarawishe. Ukeneye gusenga cyane kugira Imana ikugire neza. Cyanyuma ni kwa kundi nyine ubona ifi yawe ukayiroba, ni handi bakubwira ngo ifi yawe nta uzayiroba. Ifi yawe nta uzayiroba rero iyo fi iba ari nzima, ntabwo ari ifi yapfuye. Kubera ko Yesu abwira Petero, kamubwira ngo manuka ujye ku nyanja urasangamo ifi, uyasamura uyikuremo ibiceri. Ntabwo yigeze amubwira kuyica, yabibwiye kumubwiye gukuramo ibiceri, ariko ifi akongera akayisubizamo ikongera ikigendera. Rero ifi izana umugisha ni ifi nzima. Rero niba wararose uroba amafi kandi ukabona ayo mafi ni mazima atari amafi apfuye, umugisha wawe ugiye kuwakira. Byitegure, ugiye kubyakira biri bugufi ku buzima bwawe. Ugiye kubyakira rwose. Imana igiye gukora ibikomeye ku buzima bwawe. Ugiye kwakira igitangaza cyihuse. Hanyuma rero niba ibyo mvuze aha ngaha byarakubayeho, warabyibonyeho, ncumbikiye aha ngaha, tuzakomeza
dukomerezeho tuvuge n'ibindi byinshi nk'uko bisanzwe ko nsanzwe dusobanura abwira iki Imana yampaye kubabwira. Uyu munsi rero ni iki ngiki umwuka w'Imana yambwiye kukubwira. Rero niba ujya ubona inzozi kumva ntuzisobanukiwe, ukumva biragucanze, kumva birakuyobeye, nta kindi wakora uretse gufata ibihe byawe byo gusenga, ariko nanone no kwegera umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana akabasha kugufasha, ukamurotorera ikiroto, akabasha kukurotorera gusobanurira inzozi warose. Rero izo ngizo zose niba warazibonyeho, menya ko umugisha wawe ugiye kugaragara, menya ko umugisha wawe ugiye kuboneka, menya yuko Imana ije gukora ibikomeye kandi Imana ije guhindura amateka. Reka dusenge Imana, tuzongera dusubire, ariko reka dusenge kuri we warunkurikiye, kuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri wowe, kuri we warunkurikiye aho uherereye hose, wumvishije iki kiganiro, wumvishije izi nzozi, we warunkurikiye, Imana igukorera igitangaza, kandi nawe wazirose Imana igusohoreza uwo mugisha wakire rwose. Igihe wabirotaga uwo mugisha wari wamanutse, ahubwo Imana y'amahoro igukurereho umudayimoni wo kuriganywa, umudayimoni wo gusahurwa, umudayimoni wo kwamburwa. Imana imugukurireho mu izina rya Yesu Kristo umwami w'amahoro. Imana ihagararane nawe. Ndagusengera ngo ukuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri wowe. Kadusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndagushima kuri Imana igira neza, ndagushima kuri Imana irengera, ndagushima kuri Imana itabara. Umugambi wawe ni mwiza. Ujya uvugana n'abantu bawe mu nzozi ukavugana nabo. Ndasenze ngo uyu muntu warunkurikiye warose zino nzozi, Imana musure mwiyereke, reka umusohoreze inzozi yarose. Uyu mugisha reka wakire, reka uve mu nzozi uze mu bifatika mu izina rya Yesu. Nuve mu nzozi, nuve mu nzozi. Yosefu yarazirose, ariko ngo ubivana mu nzozi ubishyira mu bikorwa. Yosefu aba umwami. Rero n'uyu muntu warose abona umugisha, reka bive mu magambo, bive mu nzozi, bijye mu bikorwa. Ahinduka igikomangoma, ahinduka umunyembaraga, ahinduka umutsinzi, ahinduka umunyamugisha. Urakoze Kristo kuko zibikomeye, kandi kugiye gutabara ubwoko bwawe ni mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Imana iguha umugisha wowe wumvishije kino kiganiro, kandi wowe ugiye gufata kino kiganiro ukagisharinga byibuze abantu 5 boherereze nabo bumve iki kintu. Nukimara kubikora umugisha w'Imana ukubeho. Reka nkubwire, ntugakunde kumva ijambo ry'Imana wenyine. Niba waryumvishije, gira undi muntu urisangiza na wabyumve. Ashobora kuba uyu munsi urabimenye hari icyo yungungutse, nundi nawe bimusangize nawe agira icyo yunguka mu izina rya Yesu. Ukibikora rero umugisha w'Imana ukubeho. Kora subscribe, like na comment ni ingenzi. Mugisha w'Imana ubabeho. Ndabakunda cyane. Shalom, shalom.